kagakobwa karaho hafi kaba karaje kahinze kameze amababa konga kagakobwa karaho hafi kaba karaje kahinze kameze amababa congratulations antuka ukuntu wisobanuye umva noneho binkoza ahantu karamuyambiriye karahe kandi ubwo wa wundi wamureze waje ashyushya inkuru yicayeho yayakanuye atewe se n'ukuntu yidefanze urwo rukundo rw'uwo munsi uyu mwaka wa 2024 ukuziyemo iki none uyu mwaka Imana yabifite ikintu yawuteguyeho hakaba ari bwo warunaniwe kuko hari ibintu witeka maze igihe arimo orohize yakabyara nizi maze iminsi ibihugiyemo burya wayiburaga iri mu bintu byawe orohize rero hari nayo Imana igusengesha gucibuye agashyingurire kuko hari uwakumva ayo rero ndayakunda ayo ngayo usengeshejwe by force ayo ngayo usengeshejwe ngo ukumva yumve ayo usengeshejwe ngo umutabaza byumve bwa nyuma Mana ishimwe byakire nubigendemo gahoro ko ntaje gukina ikinamicyo izahagoye izaho yanyurika bikirangije bivuga ngo ushobora kubabara cyane ariko umucunguzi nawe ari hafi cyane icyo nayibonyeho y'Imana uburakari mugenda muyibonana ahantu hamwe na hamwe mwagiye muyibonana yego nta kantu ko kwiproteja igira kuhagarara ku cyubahiro cyayo ngo mutayimenyera gusa nta yindi nabi nta bundi bugome nukugira ngo igumye Imana mwe muba abantu gusa nabindi aya mezi ururambiwe cyane aribwo wendaga guhura n'iby'Imana yateguye winanirwa rero nayifite uko itegura iby'umwaka ugiye kuza Mana ishimwe humura nshuti ya Kristo nubwo baba bakubwiye ko ari umwaka mubi haleluya byose ntiwabivuga reka ibindi bizavuga n'ababizi nyuma Imana yemeye ko bishwanyuka biba binini biramenyekana ntabwo utari wagize bimwe byacu by'imfura ushinjagira ushaka ngo batabimenya biramenyekana ko umugabo yakubereye mubi biramenyekana ko umugore yakubereye mubi biramenyekana ko washomereye biramenyekana ko urambye mu bushomeri biramenyekana no kutakina depoza Imana yemera ko bimenyekana yagira ngo ubuhamya bwawe uzagire nka 70% byaba butanga utavuze haleluya murambura amaboko turamukanye mu izina rya Yesu Kristo ndabishimiye mu izina rya Yesu Kristo kandi nshimiye Imana ko twongeye kubonana murabizi yuko dukoranye umurimo aha hantu igihe kitari gitoya y'abantu batangiranye ahantu hahandi hasi bagakomezanya no hirya bakomezanya n'ahangaha akagera n'aha abo bantu baba barabanye burya Imana ishimwe ya mfite inshyiza bene data aho mvuye ubu ngubu mvuye aho bita Bushoga mu karere ka Nyagatare mu itoro bita Cyonyo ryitwa Ebeneza hanyuma hari hashize ibyumweru 2 mvuye muri Ethiopia hamwe na Zimbabwe iharare kandi abera bampaye ntashyo ubwo ntanzi zo hafi muzakira mu izina rya Yesu tusigaje iminsi igera kuri 4 tukarangiza umwaka tukinjira mu wundi mbifurije umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2024 muzawurye ntuzabarye ni nazo nyigisho tugiye kuganiraho uyu munsi haleluya ese n'Imana iby'impera z'umwaka n'itangira ry'undi biyikoraho nayigira ukuntu irangiza ushize ikinjira mu mushya ikawinjiranamo n'abantu bayo ibivugaho iki bivuga iki kuri iryo jambo
soma Itangiriro igice cya 15 umurongo wa 12. Itangiriro igice cya 15 umurongo wa 12 kugera ku wa 15. Cyangwa tugeze ku wa 16. Itangiriro ibice 15 umurongo wa 12 kugera ku wa 16. Ku kirengarenga Aburamu asinzira ubuticura, ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata. Uwiteka abwira Aburamu ati, menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazakorera baho, nabo bazababaza imyaka 400. Nanjye nzaciraho iteka iryo shyanga bazakorera, ubwa nyuma bazarivamo bavanyemo ubutunzi bwinshi. Ariko wehoho uzasanga basogokuruza amahoro, uzahambwa ushaje neza. Ubuvivi bw'abazajyayo nibwo buzagaruka ino, kuko gukiranirwa kw'Abamori kutaruzura. Imana dufashe cyane. Igitabo cyo Kuva igice cya 11 umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 3. Igitabo cyo Kuva igice cya 11 umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 3. Uwiteka abwira Mose ati, hasigaye icyago kimwe nzateza Farawo n'Abanyegiputa, hanyuma azabareka mugende. Nabareka by'ukuri no kwirukana azabirukana. None bwira abantu, umurongo wa 2, umugabo wese asaba umuturanyi we n'umugore wese asaba umugore w'umuturanyi we, basaba ibintu by'ifeza n'ibintu by'izahabu. Uwiteka ahubwo bwoko kugirira umugisha ku Banyegiputa. Na Mose ubwe yari umunyacyubahiro cyinshi mu gihugu cya Egiputa, mu maso y'abagaragu ba Farawo no mu maso y'abandi bantu. Imana dufashe. Haleluya. Haleluya. Imana ifite ibintu, ni mu nkurikirimo cyo gusoma, Imana ifite ibintu ikwibwiraho. Icya kabiri, Imana ifite ibyo yakuvuzeho. Icya gatatu, Imana ifite ibyo yakubwiye. Ibintu bingahe? 3. Ibyo ikwibwiraho, urumva biracyari ibanga n'ubwiru bwayo. Ifite ibyo yakuvuzeho ku bantu babishatse barabikubwira cyangwa barabiguhisha, ariko hari ibyo yakuvuzeho ibwira abantu. Hari n'ibyo yakwibwiriye ubwawe rero. Ibyo bintu byose mvuze uko mbikomatanyirije mu bintu 3, nayo irabizi yuko umwaka wabyo wegereje. Ngiyo message nzanye hano Michel. Niyo yaje imbaga nijya ahantu hose no mu mitsi, naje nyumva. Nagiye kuvuga ubutumwa nta modoka njyanye nteze bisanzwe, ariko byankoze. Byankoze Mana, byankoze. Uhumura abatega ntabwo mwese ariko mwahita mubona zanyu, ariko byankoze. Pe abagushyiramo abantu ukabahinziruka, bahakanya bakavamo bagakukiraho abandi bakurira, bahagushyira ibishyimbo mu maguru n'amateke ku mugongo n'imyungu n'ibihaza mu bitsinsino, ibindi ukabirambyaho, ibindi ugasabwa kubisimbuka kandi ntawe ukugiriye imbabazi. Ngo kandi ku mutima wanjye waruraha. Buri cyapa bahagazeho nkibuka yuko barimo kunyerereza, kandi sindi butegeke kuko sinjye umushoferi wanjye runtwaye. Ibyo bintu byanyishe.
ariko aho byanyicaga aho ngaho nari ndimo nuza iri jambo ndi medita gunze ndibasukaho mbifuriza umwaka mushya muhire dutahe. Ndashaka kubwira ko iby'Imana yibwira ibyo yakuvuzeho n'ibyo yakubwiye nayo irabizi ko umwaka wabyo waba ari utaha. Ubaye ari utaha rero ngaho nawe bari misi yibarese wumve ubaye ariho ari utaha koko. Uyu musaza Aburahamu niwe ukurikira Nowa mu bakurambere bacu bo kwizera Imana yavuganye nabo. Amen. Ivugana nawe y'amagambo mu gice cya 15 ni nyuma y'uko imuhamagara imuvana muri Uri y'Abakarudaya kwa se Tera. Umugabo wagiraga ibyigwamana byinshi by'amoko atandukanye. Umugabo utaruhaga Imana yo mu ijuru dusenga. Aho niho Imana yakuye Aburahamu. Hari ibyo yamusezeranyije mu gice cya 12 byo kumuha umugisha, byo kuzagira umugisha, ubwo akaba umugisha no kogeza izina rye no kuzaba sekuruza w'amahanga menshi. Ariko Imana igeze muri igice cya 15 ivugana nawe ikintu nimunkurikira muramfasha kukibazaho nkuko nkibazaho. Ko umuntu abona ikintu irimo kuvugana nawe gisa naho gitewe n'uburakari ayiteje, ubwo se ni ukuvuga ko ibi nabizi yuko iri burakare? Ikintu uvuze aha ngaha kimeze nka reaction kandi mauvaise reaction. Donc muri ndi jambo ivomye hafi niko tubita mu Kinyarwanda, irarakaye. Kandi ikintu kinangaje irakajwe n'ibintu ubona bitagombaga kuyirakaza. Nayize ko kukirengarenga abasaza nk'abariya bahondobera bagafatwa n'agatutsi barya bagasinzira. Je nkanibaza impamvu yasinziriye ngo ubuticura kukirengarenga nka kira gitambutse mu kanya saa 11:02 ryazuba rirenga muri gwa rasinziriye. Inkongoro zigwa ku gitambo yiri warinze kuva mu gitondo munsi wose. Murangurikiye? Ntimubariye bonne conduite yo kurinda igitambo munsi wose, ahubwo ibabajwe na mauvaise conduite yuko asinzira amadakika 36. Murumva tuzabibasha kubana n'Imana buriya? Vraiment kuko mu byukuri kuko umunsi wose ndinze igitambo nkirinda igisiga, nkirinda isazi inini n'intoya, nkirinda umubu, nkiriho n'ibintu bibi tubyita ibizinzo ku bantu bashoye inka. Ntako ntagize rindengeyeho nimpondobera nibwira ko ibisiga byari bigiye kuryama gutya gakeya. Ibyo bintu bimpore iyi conduite tuzayiva imbere, murabona tuzayikira. Ariko haleluya, icyo nayibonye y'Imana uburakari mugenda muyibonana ahantu hamwe na hamwe mwagiye muyibonana, yego nta kantu ko kwiproteja igira, kuhagarara ku cyubahiro cyayo ngo mutayimenyera gusa. Nta yindi nabi, nta bundi bugome, ni ukugira ngo igumye Imana mwe muba abantu gusa nta bindi. Hanyuma irakaye ityo rero ikagira uwo mujinya, ikagira n'ibintu by'ibyemezo ifata bikarishye, ikagira n'ibyihana n'ibyisenya n'ibyirimbura. Nayibonyeho ko haleluya kuri buri situation imeze gutyo ishaka uburyo kubikira umwe cyangwa benshi,
itubikira imbabazi nk'akayiko k'umuti, akayiko mu ikoroboyi, imbabazi ku gatasi. Yego burakari bwuzuye nk'ikigega metero kibi ibihumbi bingahe, ariko kubikira imbabazi agakoroboyi kugira ngo wongere ubone imbabazi zayo. Haleluya. Nuko ibayeho, nuko ikora, muyimenye uko nimubona hari ibintu yakoze bisa n'ibintu biri skandal cyane, mumenye ko ari cyo cyayi bifuhira, ariko nanone mwibuke ko ibitse imbabazi hafi aho. Ibwira Aburahamu ngo kuko usinziriye, ibi bitotsi ugize gusa bike, ibisiga bikaba bingwiriye ku gitambo, uzaniye urubyaro rwawe kuzaba basuhuke mu gihugu kitari icya, bazabayo babaza imyaka 400. Yego wowe uzanarinda usaza utongeye kubabona, ubwa nyuma bazavayo bazanye ubutunzi bwinshi, kandi abazagaruka inaha ngaha n'ubuvivi bw'abazajyayo, si n'ubwawe. Ubuvivi muzi icyo ari cyo? Abana bari aha ngaha batari ubuvivi muzi icyo ari cyo yemwe ba? Ni urubyaro rwa 5, 5e generation turutse kuri wowe, n'abana ba 5 guhera kuri wowe. Kwese ujya mu bibaro uvuti ngaho da, ubu nzagira umugore ngira umwana, uwo mwana agira umwana ngira umwuzukuru, uwo mwuzukuru agira umwana ngira umwuzukuruza, hanyuma nzagira ubuvivi. Wese ujya mu mibare, ariko mana we uba yarakunyeretse nibaze ndanza papa w'umwana, none undi papa w'abana 10 n'abuzukuru 4 n'abakwe n'abakazana. Humbya gato iraje, humbya gato urebe. Ishyiramo ijambo rivuga ngo nubwo bazaba babaza iyo myaka 400. Umva kandi icometsemo akantu kuko nibajya kuvayo bazazana ibintu by'ubutunzi. Urumva atarimo akantu keza se? Urumva ukantu gashyizemo wari utangiye kuvuga uti yewe utuzamara imyaka 400 kwere, tuzamara imyaka 400 turi mu buretwa, 400 ans d'esclavage turi mu buretwa, tubabazwa dutwarwa n'agahato. Ariko wivuze iti cyo kora ni muvuye muzaza mu kantu by'ubutunzi, aho hita umvuga uti okay, on peut tolérer un peu, turabyihanganiye ntacyo niba tuzagaruka n'ibintu. Urumva ishyiramo akantu ko gusetsa ngo umubabaro utakwihererana, agahinda katakuzingira mu izinga ukabura uko wifata. Imaze kuvuga ku kantu, haleluya, irababwira ngo iyo myaka yose uko muzayimara, abazaba babaza nzabaciraho iteka, kandi nzabababaza, ndetse gutindayo kwanyu cyane nuko nzaba ntari naciraho iteka ishyanga muzaba muri mu mukorera. Ivuga ngo ishyanga ryabababaje ryari rifite ibintu ribikiwe by'ibihano, nubwo ribababaje nabo Imana yari irimo ibahana. None se ubu mu by'ukuri ibihano by'abantu bayirimo guhana n'ibihano by'abazaduhana ibakoresheje birahura gute? Nashaka kumvisha urukundo rw'Imana kuri wowe, kugeza n'ubwo irakarira uguhannye kandi ari yamushyizeho ngo aguhane, kugeza ubwo irakarira Babuloni kandi ari yavuze ngo mujyeyo. Ndeka nkubwire mushiki wanjye mwene data, ijambo rihano muri Yohana rivuga ngo umwana w'umuntu aragenda uko byamwanditsweho, ngo ariko haguwe umwana w'umuntu ubisohoza. Aragowe umuntu ushyira mu bikorwa
ibihano Imana yagambiriye kuguhanisha. Umva nawe, aragowe umuntu ushyira mu bikorwa ibintu byo gucyaha yateguje kugucyahisha, ariko ugucyaha azabihanirwa kubw'imbabazi z'Imana, kubw'urukundo gukunda. Baragiye ngo ndihuse, byaciye muri kwa gukomera kwa Yosefu. Ndumva mubyibutse ubwo ngubwo. Yosefu aragiye aguzwe, hari umunyagano kwa Potifari, arotora inzozi za Farawo. Bose umwe rwose gutya ku manywa ziba zirasohoye, asohoka muri gereza agiye hazi ko aje kurotora inzozi bisanzwe, ntabwo yasubiyemo. Nyamara yahise yambika ikanzu y'ubwami, yambika ikamba ry'ubwami, ahabwa impeta iriho kashe yo gusinyisha, kuko impeta yabo yabaga ahangaha niho kashe yabaga, ni uguteraho atya gusuka abo wagiye. Ubwo rero gukomera ko niko kwabaye inzira yo kugenda kwabo. Baragenda bagezeyo, yewe koko barababaza, barababaza, kandi aho sinshaka kuhatinda. Icyo kibaya ni kirekire cyane, sinshaka kugitinda, mufite ahantu nshaka kugera. Umwaka umwe, 10, 30 barababaza, 100, 50, 200. Ndashaka kubagirira ku kantu kantangaje niwe nibazaho. Naho kumbe uko mubare imyaka ibababaje, n'Imana niko irimo kubara imyaka iziyemeye. Amen. Inatangiye no gupanga umucunguzi. Mwimera amashyi. Hano muri harimo ijambo ngo ibyo muzi nanjye ndabizi. Buryo ibyo mubara nayigira ite irabibara. Natangajwe no kumva ibara ikamenya ngo igeze ku myaka 355 ikwiye gushaka umugore uzabyara umucunguzi. Ngaho rero uwo mugore dawe nawe ngo aragomba gusama, kandi hanyuma kandi ngo agatwita ngo amezi 9. Hanyuma uwo mucunguzi rero akabaho ngaho mu dushuka, akabaho ngaho akamera utwinyo tubiri two hasi n'utwo hejuru, gatangira kugendera ku tuntu, ahantu kakagusha akabuno hasi. Mana yanjye, niko agira n'umuriro w'inzoka n'utwanda arya hasi aho tw'udutaka. Umva uwo mucunguzi ma ayaya. Naho kumbi Imana yabizi yuko à l'âge de 40, ku myaka 40 ya Mose, nibwo 400 yacu izaba yuzuye. Hanyuma kandi yaza aje kuvuga ibimuzanye. Farawo nawe ntabyumva, akamuryana karungu. Yamuryana karungu, Mose agasubira gusenga. Atse ko wantumye nkaba ntanze urugendo de mission, umugabo nsanze nkaba mbonye ari ntagondwa. Witeka ati ntagondwa, uranzamukanda buriya, nzamukanda ku buryo azabarekura birukana. Ati ntacyo ndatwara igenge ry'ibigurivuze. Ni mwumva iyo mibare y'Imana yo kubara ko imyaka yemeye yegereje, igatangira gushaka umucunguzi. Ivuga ngo aha hantu hitutwara muri ijambo rivuga ngo kandi ubyakire. Imana izi igihe gisigaye ngo ibyo yakwemereye bibeho. Ubu rero irimo irabibara, ifite ukuntu yabibaza. Igitangaje, wabona nubwo urara ubyibaza wibaza inzira zabyo, iyo ibigeze kure, ibigeze ku buce, ibigeze ahantu, iri muri finissage. Ndagira nkubwire ko ngo hegereje yuko umucunguzi aza. Bibiliya irambwira ngo Farawo yabababaje de plus. Bivuga ngo ushobora kubabara cyane, ariko umucunguzi nawe ari hafi cyane. Uyu mwaka wa 2024 ukuziyemo iki? None wabujemwo
ibyo utegereje igihe kirekire n'imibabaro yari imaze kwiyongera no kurambirwa ko hari kubaye kwinshi, none uyu mwaka Imana yaba ifite ikintu yawuteguyeho, hakaba aribwo wari unaniwe. Maybe ntawamenya, wabona uyu mwaka unaniwemo cyane, aya mezi warurambiwe cyane, aribwo wendaga guhura n'iby'Imana yateguye. Winanirwa rero nayo ifite uko itegura iby'umwaka ugiye kuza. Haleluya. Icyo nabonye kindi nuko uyu mwana w'ingirakamaro, uyu mwana w'igisubizo, uyu mutabazi w'Abisiraheli, uyu mwana yagiye kuvuka, haba kavuyo muri maternité, haba kavuyo mu mutima w'umwami, haba kavuyo kazamutse kuzimu, haba kavuyo utazi ukuntu kaje, isi ikaba dérange, ikaba agite nk'aho ari umuntu wicugushije, ikazamo umuhengeri n'umuraba, ifuro rikazamuka. Kuko isi nayo yamenye yuko igiye kubyara umuntu udasanzwe. Muzasoma mu mateka, muzasanga itangazo ryo kwicwa kw'abana b'imfura, nibwo Farawo yari yaryanditse arishyiraho umukono riramanikwa ku nkingi zose mu bitaro hariya muri maternité. Kandi gutura ku muryango, nta muhungu ugomba kuvuka mu Bisiraheli-kazi. Rirandikwa rirakwirakwizwa ahantu hose. Naho ngubwo uhigwa n'umutabazi, uhigwa n'umucunguzi, uhigwa n'ugiye kuza w'ingirakamaro. Iyo umuntu w'ingirakamaro aje buri gihe, ikuzimu barabimenya bakaba dérange. Icyo nabonye mu burambe mfite uko bungana kose, nuko ntacyo bahindura haraza. Haleluya! Ntacyo bahindura haraza. Haraza. Iyo wabisanga no muri Nehemiya igice cya 2 umurongo wa 10. Havuga ngo Sanibalati na Tobiya na Gesemu n'Abaroni n'Abamoni ngo bumvise yuko haje umuntu wazanywe no gushakira Abisiraheli byiza, ngo birababaza cyane kuko uwo muntu yabonetse. Imana yarantangaje inshuti za Kristo. Mu Kinyarwanda tugira ijambo rivuga ngo inyoni zijya imigambi, abarinzi bajya indi. Ni umugani usangwe ntago ari uwo mpimbiye aha ngaha. Natangajwe n'ukuntu ibyo bintu byose babimanitse hariya, yuko n'abahungu bagomba kwicwa, bakabahotora bakivuka, batari bagera ahagaragara, batari bavuka. Ariko nusoma igice cya mbere cyo kuva umurongo wa 15, urasanga havuga ngo nuko Uwiteka aragenda akora ku mitima y'abakobwa babiri gusa b'Abaheburayo kazi, witwa Shifura n'uwitwa Puwa. Abakora ku mutima, birengagiza yuko batemerewe. Mu by'ukuri iyo autonomy ntabwo bari bayemera, ayo mahirwe ntabwo yari ayabo, iyo favor ntabwo yari iyabo mu by'ukuri. Ariko barabyirengagiza, bajya gusaba akazi muri maternité. Imana kubera ko ari ibahaye iyo orientation, ari ibahaye uwo murongo, ituma ntawe umenya baribo. Mvuge ngo kudepoza muri eki, muri oral, muri interview, muri byo byose ntawamenya baribo kugeza ubwo babaye selected, kandi bahita bashyirwa. Umva Imana izahari ikibazo, bahita bashyirwa muri salle d'accouchement, maze Witeka muri maternité irutura urusengero n'ahatari ahangaha. Ibaze kwiza hari ikibazo cyane, aho rero nayo niho igiye kwibanda. Wabyakirera wabyakire n'ubigendemo gahoro ko ntaje gukina ikinamico. Izahagoye, izaho yanyura ikabikirangije. Ntabwo ari kwirirwa izerera ibitari bisura nk'aho iri muri turu, no. Iza ahantu hari ikibazo. Haleluya.
abana b'abakobwa babiri bageze muri sala de couchement mu rwerero hariya mu ibyariro niho baba fixe. Igitangaje kandi affectation ikozwe n'uwasinyiye ko abahungu bapfa. Imana nugirirwa neza nusangwa agira neza ujye ushima nyine vuga uti ndabashimiye murakoze n'Imana nakoze, ariko nugirirwa neza nutayigira iyo neza uzayiririmbe uyihimbire umuvugo. Nugira ubuntu utabugira ugahabwa n'umuntu w'Imana ayewe baboherejeyo abana b'abakobwa bageze aho hantu ngo barahagarara uko ari babiri baravugana batumva rero shifura nawe puwa shifura bwira puwa mva rero shifura ntituhageze mu izina ry'Uwiteka ndati turahageze. Ubonye ukuntu Imana dutambukije ndati nabibonye enda rero nkwereke iri tegeko ry'umwami turigandire turyange mu izina ry'Uwiteka utuzanya tureke abahungu babeho bareka abahungu babaho. Ako kantu ko kureka abahungu bakabaho rero niko Mose yavukiyemo, niko yahishwe mu amezi 3. Nyina abonye birambiranye byo kumuhisha amubohera agatebo agatete akato aragahoma byo bita guhoma ubushishi. Ibaze guhoma ubushishi mwumva ari icyo ubundi mwumva ari ifu y'ubushishi bahita bahomesha? No, burya bisobanura guhoma jusqu'à ce que urushishi utabona aho runyura. Icyo bisobanura burya guhoma ubushishi ntago ari si umukungugu w'ubushishi bwivanze ahantu hari ukuntu bujya bupfa sinzi ikibwicana bwo bugira ngo wajya ngo bugira icyorezo. Hari ujya kubona ukabona usanze ifu yabwo hariya nta muntu urabona ubushishi bwinshi bwarumye ari bikanka kabusi bushishi bunyagwa bwarwaye. Kumbi kwa kundi bwabo bya bindi byabwo muzi buhura busuhuzanya ntibwahita budasuzanyije buryo ikintu buriye cyose burasangira ubwo babwariye kica maze ishyano rikabushona si ugupfa woroye. Ntabwo rero ari uwo mukungugu wabwo bavanga ngo bahome, ahubwo ni uguhoma jusqu'à ce que kugeza ku rugero n'urushishi rutabona aho runyura, nicyo bita guhoma ubushishi. Baragahoma bashyizemo umwana arajya mushyize mu rufunze firiya ni nkuru muzi kugeza ubwo Miriya mumurinda habirebye habona umukobwa agiye koga. Ndashaka ko mwumva Imana yacu. Imana ihereza uyu mukobwa wa Farawo kujya koga firiya mu gifunzo mu gikangaga hari ahantu ni centre touristique agiye kuhasura iki nyaburanga bagira pisine mu rugo yo kogeramo nziza y'amazi y'ubururu hateye n'umuti. None agiye kuvogera cyane ryuzuyemo imisundwe inyogaruzi ibikeri bito n'ibinini isayo inzarwe ibintu biteseme. Ariko namanuke kuko n'Uwiteka ushaka namanuke kuko Uwiteka arabishaka ko amanuka kandi amurambye ngo nta ujya agandira ibyo Imana ishaka. Namanuke ku ngufu ahubwo nta n'isuma atwaye maze nta na boti namanuke akivogere avaniye umukozi w'Imana uryamyeyo. Mana ishimwe. Humura nshuti ya Kristo. Nubwo baba bakubwiye ko ari umwaka mubi wawutabarirwamo kubw'igihe cy'Imana kubw'isaha y'Imana. Hallelujah. Mana ishimwe. Mbakira aho ngaho ku nkengero aho ngaho ku nkombe Mose nawe sukurira kora mu kanwa niko birivuga arira marira kase na yinzara se naho kumbe n'Imana imutse bukite rirasha rira none ubu ngubu wakumva hamagara haruwa kumva hamagara
Yesu agutegeye amatwi rira gatsibura urushya ahantu maze gakora mu kanwa kanakanarize baba we kugira ngo umukobwa wa Farawo yumve kagomba kurira. Buriya ndagira ngo mbwire ko hari umusenga yateguwe n'itorero, hari umusenga mwagambiriye ya korari, hari umusenga y'abinginzi, hari n'ay'Imana gusengesha gucibuye agashyingurire kuko hari uwakumva. Ayo rero ndayakunda, ayo ngayo usengeshejwe by force, ayo ngayo usengeshejwe ngo ukumva yumve, ayo usengeshejwe ngo umutabaza byumve bwa nyuma. Mana ishimwe. Kandi Bibiliya mbwira ngo umutima we wahise umenya neza ko uwo mwana nta kindi ari umuheburayo. Ibaze gukonkludinga gutyo. Ati conclusion ni ngiyi, uyu mwana uririra baboheye agatetera kaza kumujugunya n'uwo baheburayo tu, kuko ndabizi niwe wari mu kaga. Ningaruka inyuma rero nkunda kugaruka inyuma niyo nigisha. Ningaruka inyuma murasanga ako kaga barimo kagerwa katuma umukobwa wa Farawo avuga ati niba wari mu kaga, karaterwa n'amatangazo yamanitswe, karaterwa na situation iriho izwi, yego niyashingiye avuga ati uyu mwana ni uwabo. Bivuga iki rero? Bivuga ngo Uwiteka ashobora kwemerera gravite, gukomera kw'ibyawe, gusakara kwabyo, naho kumbaragira ngo bizakore ku mitima y'abantu utavuze. Erega ntabwo ubuhamya bw'ibyawe wazashobora kubutanga bwose, harimo buzatangwa n'abakubonye. Maze haleluya, byose ntiwabivuga, reka ibindi bizavugwa n'ababizi. Niyo mpamvu Imana yemeye ko bishwanyuka biba binini, biramenyekana. Ntabwo utari wagize bimwe byacu by'imfura ushinjagira ushaka ngo batabimenya. Biranga biramenyekana. Biramenyekana ko umugabo yakubereye mubi, biramenyekana ko umugore yakubereye mubi, biramenyekana ko washomereye, biramenyekana ko urambye mu bushomeri, biramenyekana ko kutakina depoza. Imana yemera ko bimenyekana. Yagira ngo ubuhamya bwawe uzagire nka 70% byaba butanga utavuze. Izina ry'Imana rishimwe cyane. Haleluya. Miriyamu mushiki wa Mose ari nawe wari umurinzi we, ngo yari ku yindi side de l'autre côté. Aba yabibonye ko umukobwa wa Farawo abonye umwana, ndetse atangira kubona ko yamugiriye nk'imbabazi koko, agenda amusanga ngo yumve icyo abivugaho. Atangiye kuvuga ka kantu k'imbabazi kavuga ngo kandi uyu mwana wabona ari umuheburayo. Aha, aravuga ati okay, iyi sura nayiprofita nkayivugamo ikintu rero. Niba mwegira ati nose nagushakira umuyaya, ubuse uzashaka gukarera? Yego rakajyanye, ariko se uzabasha gukarera? Uzabasha gukarera n'amasomo yawe iyerika umva nawe. Somo yanyu ya nijoro usuzaheka koko n'ukuntu mamwe akamabere yanyu yanagwa. Ngushakira wagaheka se. Avuga ati wabukoze cyane. Nicyo kibazo ubwo nanjye ntangiye kugira icyo umuntu uzakamfasha. Kanzi rwose murajya kuzamuka hano mu kabande namubagejejeho. Naho kumbe azaho ari. Aragiye abibwira nyina wa Mose ari we nyina wa Miriyamu. Ngati rero mama, ibintu bibaye nanjye sindamenye n'ibiri bukunde mu by'ukuri. Ni imitwe kandi nyine uhiriye mu nzu ntatayipfunda. Nkuboneye akazi atakahe ko kurera umwana uwuhe wa wundi wawe hehe. Umuntu yaje koga aramubona kwande kwa Farawo umwami w'ijyu ari ubuduhiga. Yego kambabwire kariya kazi mama wa Mose yakinjiyemo atibwira ko ari ibintu byaramba, kuko yibwira ko bishobora kumenyekana.
agiye nk'umukozi yego yitwa umuyaya bavugana ibihembo ariko mu by'ukuri afite ubwoba vuga ati sahani saba bivumbura ako natangajwe nuko yagiye akarera umwana aramurera Mose arakura aramurera atangira iri twita maternelle aramurera aba umwana wabwira ikintu kakimusigamo kijambo akanije kubabwira nta hantu mwakabona hano muri Bibiliya nta hantu kare abonye ko asoje akazi k'ubuyaya yafashe ibyenda bambaraga ibyo byenda byari biteye nk'ibi ngibi mubona byo amasayi ibyo muzi byo hambere twitaga rumbiya banyogukuru barazambaye murabizi no muri Kongo byarahaye imyenda y'amakaro karukuntu twabyitaga rumbiya ya ariko abanyarwanda barabirimbanye cyane abanyarwanda bakuru barabirimbanye cyane ariko ibara ryo ryari nkarira rwose mubona abamasayi birwo bambaye kuri abakenyera bakitera nabo bagiraga wabo mwenda uteye uko wabo w'umwihariko wabo abonye akazi ke kenda kurangira asezerewe atatamura dukeya nkuko wafata akayisharupu kagashishimura kakabyazamo utuntu tutwahi hanyuma atumushyira mu musego aratumusegura aravuga ngo Imana nibishaka ikizaba ikimenyetso bamenye nibura icyo dupfana bamenye ko twari dufitanye iki isano aratumusegura arigendera natangajwe nuko utwo tuntu asize amuseguye twaje kuvanwa mu musego n'umukobwa wabaga kwa Farawo wagombaga kuba umukazana umugeni w'umuhungu wande wa Farawo nizere ko mubizi ko kwa Farawo usibye kuba hari Mose twakwita nk'umwuzukuru ariko hari n'umuhungu wande wa Farawo wabyara rwose musaza wa mukobwa wa Farawo ngo yari ahari rero bari barahazanye umukobwa uzaba fiance uzaba umugeni we kandi amabwiriza yahari ahantu umugeni umuhungu azashaka bamuzanaga agakobwa gacutse kwibere k'imyaka 5 6 7 uzamushaka ngana iki nawe babyana byisirimba hano cyangwa barimo gufata amashusho ibyo ngo babikorera kugira ngo uyu mwana w'umukobwa akurire ibwami noneho ye kuzajya agira za mvugo twita z'abanyamisozi igicuma bayazunguzamo inkoni bayakubitisha byo ntimubyumva akana kagakobwa kabaho ngaho karakura kabaga 10 bizwi rwose ko ari akageni kande ka muhungu wande wa Farawo batunguwe no kubona kagenda kikundira Mose kagenda kikundira nde Mose ukabona niwe kifuza kuyambira guhobera atashye urumva kumutindana gutya kagakobwa hakaba n'igihe kabikoze uri fiance wako arahwarura hazamukamo kanure ukishyari hari umunsi rero Farawo yabatumye bombi yatumye muhungu we atuma nande n'umwuzukuru we katubyita kujya mu byumvi umwuzukuru we ari we Mose abatuma kugiye kureba uko abanyagano bameze baragenda bagerayo Mose agezeyo nubwo atari yamenya mu by'ukuri icyo bapfana ariko ngo kumva bafitiye ikintu cy'imbabazi cy'impuhwe cyo kintu cya miséricorde kibambi kuko kintu bafitiye ibambe kwiri agezeyo areba ukuntu babayeho areba utuntu barya gakoroboye kutushimbo akandi kutunyobwa akasoya akantu kutugori areka gakombe biravuga ngo ahita ajya hari yasongoza igiti abatira umuhora songoza igiti maze yegera buri kigega n'ikintu kirimo apfumura cy'amasaka timutege hana amasaka pfumura cyasoya mutege soya hano pfumura cy'ibigori mutege ibigori pfumura cy'ibishyimbo mutege ibishyimbo reba abantu bari bamenyeye kubihabwa ku gakombe none nayo gatumva mutege ingutiya nibyanga mutege igitambo cyo mu mutwe muzana amabase mutwara ibintu byose kubwinshi kandi
muhungu wa Farawo ngo ari hariya hari mabire bavuga ati ndabibwira muzehe kandi ntago umukira. Abangaba bari bagendeye kurya utuntu dukeye ubundi bagakora imirimo myinshi, none urabarengesha we gutyo ndabivuga. Mose ati okay, ubivuge nta kundi numvise mbagiriye imbabazi. Benda gutanga basubire mu rugo. Ngo Mose aravuga ati ibintu arabivuga kandi ngomba kuba niteguye uko ndefanda ikibazo cyanjye. Ngutahatahana itafari imwe mu yobobumba, atahana na kagakorobuye basanzwe bahabwaho ibyo barya. Agakorobuye urimo kumva agakorobuye. Bageze mu rugo, Farawo rero amaze kwakira ikirego n'inkuru y'ibyabaye, akenera ko nako Mose aramubwira ati ndumva nshaka kubisobanura. Atumiza umunzani, uyu munzani nyine balance romaine, uyu munzani babita ngo n'umudagi w'igisahane. Hano kuri iyi sahane hashyira kagakoroboyi babapimiraga mu bishyimbo. Hano hashyira itafari mu yobobumba. Urumva nawe icyamanutse ari iki? Itafari. Kagakoroboyi kicura intembe kabiri nguruka hariya. Abwira umwami ati nyakubahwa, mu by'ukuri urimo urahomba. Niba ibyo bagukorera biremereye kuruta ibyo bagaburira urabona mba. Ngo umwami ahaguruka mu ntebe amukora mu ntoki amushimira uko adefanze ikibazo cye. Kagakobwa karaho hafi kaba karaje kahinze kameze amababa. Congratulations antuka ukuntu wisobanuye, umva noneho binkoza ahantu karamuyambiriye karahe. Kandi ubwo wa wundi wamureze waje ashyushya inkuru yicayeho yayakanuye, atewe se n'ukuntu yidefanze. Urwo rukundo rw'uwo munsi rwongeye gukora ku mutima cyane w'umukobwa wa Farawo, uwo mukobwa wa fiancé ari we mukazana, yego no kuri Farawo ubwe. Rero bavuga ko uwo munsi nibwo yaba yaragiye kumukorera mu isaso nyine ngo arebe ko yapfa kwigura rwa rwiri rwabaye imbanda rufi kongera uzamuke mu gake. Ubwo baruryamyeho kandi barabyumvise. Uzi ko ururyamaho n'ibirere kagenda kazamera nk'urupapuro. Kubera imbavu zawe gusa zonyine nta bashyitsi wazanye bo kubyinaho. Ni imbavu zawe zonyine gusa zafashe ibirere n'imbagara iravanga byose. Ariko umwana w'umukobwa aragenda mukoreramo arimo asasura, barabibonye. Abibona uwo munsi, abona twa tuntu, aratsoye nimurebe utuntu mbonye mu musego wande wa Mose. Ijambo ryo mu Hehuro 11:24 niho rituruka. Kwizera niko kwatumye ubwo Mose yaramaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Ntabwo ari ukundi gukura kw'imyaka, ahubwo ni umunsi byamenyekanyeho uwo ari we. Yo mpamvu hepfo yaho masanga umurongo uvuga ngo byatumye kwiyanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wande wa Farawo, abirutisha kumara igihe yishimira ibinezeza, maze ahubwo ajya kurengananwa n'ubwoko bw'Imana. Ngo kuko yatekereje ko gutuka bamuhora Kristo biruta ubutunzi bwose abanyagiputa babitse. Imana ishimwe. Uwo munsi bimenyekana nibwo ati nanjye si imparara rero kuba nabimenye. Kuko umenya impamvu yazambabaze nabagiriraga, menya impamvu yawo mutwaro nabagiriraga, menya impamvu yazampuhwe zari zinkozeho, menya impamvu. Haleluya. Je dois rentrer, ndajya mu bacu. Imana ishimwe. Atitaye ku mavantage yari afite aho ngaho, atitaye ku byo yari yemerewe byose by'amashuri, ishuri ryiza, uburyo bwose bwiza, aragenda. Twihute, yaragiye nyine nabo bamubera abanyamubiri, abarengeye ibyo bakoze abarengera, babahindura ikirego. Wa muntu wishe natwe twabivuga, abaratorotse aragiye Midiane kwa sebukwe aho yashakiye umugeni, kugeza ubwo yaje kugera ku ntego yo gutumwa no gucungura. Ndashaka kwihuta cyane. Bibiliya yatubwiye ngo igihe cyo kubavanayo kigeze. Uwiteka Imana ibwira Mose ngo
uyu munsi ndi buteze icyago abanyegiputa kandi kiraba ari cyo cyanyuma, ku buryo icyago ngiye kubateza. Umva, ikikwereka ko abarekuye ni uko anagera ubwo abirukana. Ngibyo kuri ijambo rivuga ngo arabarekura birukana, n'ubundi n'Imana yari yabwiye Mose igihe abisengera mu gice cya 5, twasome cyo kuva igice cya 5 umurongo wa 22 wa 23 no hepfo 6 ku murongo wa mbere. Igice cya 5 twumve, igice cya 5 twumve ko havuga umurongo wa 20 kuva 5:20. Bavuye kwa Farawo bahura na Mose na Aroni bahagaze mu nzira, barababwira bati Uwiteka bareba bacira urubanza kuko mutumye Farawo n'abagaragu be batwanga urunuka mukabaha inkota yo kutwica. 22. Mose asubira ku Uwiteka aramubaza ati mwami, niki cyatumye ugirira nabi ubwo bwoko? Niki cyaguteye kuntuma? Kuko uhereyeho nagiriye kwa Farawo nkavugana nawe mu izina ryawe, agirira nabi ubwo bwoko, nawe ntacyo wabakije na gito. Bisengesha ariko iri sindabasha kurisenga Michel, reka sindabwira Imana ko ntacyo nembariye abantu. Frida ngira gaha gato nkarinda urugumo kana, urumva narasenze mu byukuri. Umusenzi imyaka 44 urumva ntarasenze, ariko sindagira ngo mbwira Imana nashize cyo n'ubucya ngo nyimbwire ngo Mana nibi ngibi byawe nibi ni cyaguteye kuntuma uribuka unzana ibikabyo nguri uriwe nguriho nguri ndiho nguri Uwiteka ngo ninyene ngo arabampa kuva nagerayo rero nigo mereye nabi kandi wicaye mu ijuru niho byagiye ntacyo bamariye. Yesu Kristo mwahari wari wavuga amagambo nk'ayo imbere y'Imana ntayatinyuka. Urugero hari abagabo basenze mu kanyama, hari abagabo basenze we, uhereho nagiriye kwa Farawo nkavugana nawe mu izina ryawe, agirira nabwo bwoko kandi nawe ntacyo wabakije na gito. Mvase ubwo nari kukubaza icyaguteye kuntuma noneho ngo ntumaga wabitekereje neza. Umva ayo magambo ariko ya n'amasengesho ni ikiganiro ni disikuru ni intonganya niki. 6 umurongo wa mbere, Uwiteka abwira Mose ati uhereye none uzabona ibyo nzagirira Farawo, azabarekura bagende abyemejwe n'amaboko menshi, kandi no kwirukana azabirukana mu gihugu cye ku bwayo maboko. Imanishimwe. Niyo mpamvu rero mwumvise hari ku cya 11 bawure mazina sinwa inkuru ikaze cyane. Niyo mpamvu mwumvise hariya Uwiteka avuga ngo hasigaye icyago kimwe, iki kimwe ngiye guteza Farawo n'abanyegiputa, azabareka mugende, nabareka by'ukuri kizabibabwira nuko azabirukana ngo nibagende, azabarekura birukana nkuko Imana yabwiye Mose. Umva rero uko umwaka urangiye nuko nduje. None bwira abantu, umugabo wese yegera umugabo w'umunyegiputa umuturanyi we, umugore w'umwisiraheli yegera umugore w'umuturanyi we mu Bisiraheli w'abanyegiputa, umene nk'abo basezeraho ngo basabe ibintu by'impano babibaha. Ako kantu gusa ka collaboration k'ubusabane bwa nyuma niko kavuyemo bya bintu by'izahabu n'ifeza byinshi Uwiteka yavuze hehe mu Itangiriro 15. Urumva rukuma iyi Mana wizeye usenga irindi jambo yavuze. Ibaze nyuma y'imyaka 400 n'izahabu yabemereye murazitahana tu, kandi muzihabwa n'ababakunzi, murazihabwa n'abamarangiye babakoresha iki uburetwa. Icyo sura cyumva gute gifite ihe mesure quelle formule naho kumbe
abanyegiputa barimo barabibaha umugabo w'umugabo mugenzi we, umugore w'umugore mugenzi we, nko kuvuga batumva akira n'iyi vase nawe ntwaza uyu mukamato w'izahabu murebe ko mwatuviraho. Imana yanyu yaturembeje ko ari nko kugira ngo bajye gute babaviraho. Muri make nka ruswa, nimwakira ariko muva aha turebe ko twahumeka. Imana yacu yanyu yaturembeje. Nibuke ku cyo cyago cya nyuma cyari cyabaye ikihe, nako cyabaye ikihe cyo gupfusha umwana wese w'imfura uburiza n'ubuza bw'amatungo. Ikintu cyose cyavutse bwa mbere cyarapfuye muri iryo joro. Abaturage bagira ubwo baza kureba Farawo, ariko tugiye cyo uri mu biki ubu ngubu, uri mu biki? Amazi yabaye amaraso tubura ahantu tuvoma, wicaye ahangaha kandi ntabwo yabaga amaraso arayo mu cyaro gusa, nayiwawe yabaye amaraso. Ibuka ishyano ry'inda rimaze iminsi kuraza ku inkeke, warishimye warikwataguye umubiri wabaye rukujuju, rekura abantu ntabwo wari ukimwubashye. Ibuka ibibugu byakoze barahangaha, ibuka muryamo yaciye mu matungo, ibuka urubura rwamaze ibintu ejo bundi, ibuka none dore twapfushije. Ko numva mu mpagaze hejuru ninjye utapfushije, njye sinapfushije imfura yanjye, ngende suri mu biki ubwo ngubwo, rekura abantu niba wanze uvuge. Atangaje ko abarekuye ntibyaba kubarekura ezema mu gifaransa, ahubwo ngo barekura nk'ubirukana. Mumviraha abagore bati ntimugendera horata, umva mu makadogo ntugenda horata, ngo ufitiye bubu urumva data ntugende papa bazi, ntugende aho ngaho ngo ufitiye inkoni y'izahabu, ntugende rata ngo ufitiye imbehe ya or, ngo ufitiye rata isaha y'umuringa, ngo ufitiye naho Uwiteka ubwo ari muri operasiyo y'ijambo yemeye ava 400 ans. Nukuri kose wabona iya mbere hari ikizanye, wabona rado hari ikizanye, wabona rusenka hari ikizanye, kuko hari ibintu Uwiteka amaze igihe arimo. Maze iminsi usa n'umubuze ntiyanavugaga, wari umaze iminsi noneho ngo aricyo cyifuzo urimo gutanga, ti mu nsengero rwose noneho ntikinavuga sinkina rota. Burya yariri mu bintu byawe rero, orohize yakabyara nizi maze iminsi ibihugiyemo. Burya wayiburaga iri mu bintu byawe, orohize rero, kandi nabyatuye mu izina rya Yesu. Nize rwose, nize pe, oya nize nibura bamaze iminsi bavuga ngo Imana yawe iri hehe, bayibone. Kuko ari ijambo ry'Imana rivuga ngo igihe bazaba bavuga ngo Imana yawe iri hehe, ngo nibwo izivugira i Siyoni. Haleluya! Nibwo izamanuka igutabare, izabibwira ngo ndi hano, se uzabwira ngo nimuze muyirebe. Haleluya! Bahambira impano zabo barataha nk'uko Uwiteka yavuze. Haleluya! Rero ni Imana izi iby'imyaka ishize, ni Imana izi ibyikurikiyeho. Nsoza muri izi nyigisho nibwo naje kwibaza ryaje muri bamwe itangiriro 18:14 rivuga ngo hari ikinaniro Uwiteka se mu gihe cyashyizweho, igihe nk'iki cy'umwaka nikigaruka tuzakugarukaho sarabyara umuhungu. Ntabwo mu by'ukuri iyo ijambo ry'ubuhanuzi rimanukiye ahangaha riba rifite umuntu riziye, kubera ko ntamuzi bisaba ngo buri wese akandike, sibyo? Noneho nta mwaka utagira bonane humura. Nyiri uyu nguyu azafata ibyo bintu tukinezerewe umunezero w'ibye, nawe gwiye bizabiza. Ariko ureba ahantu unota akantu kavuga ngo, reba ahantu ushyira akantu kavuga ngo umwaka utaha nk'iki gihe. Nta kinanira Uwiteka, gusa haba hari igihe cyashyizweho. None genda umwaka utaha nk'iki gihe
tuzakugarukaho. Iri jambo ryo kugaruka riravuga ko n'Imana ubwayo irabizi ko ibimaze igihe ibuze. Tuzakugarukaho, ça voulait dire que nayo irabizi ko kuva yavuga imaze igihe ihuze. Yirekere rihuge, ariko aho izazira izaza. Kuki iryo jambo rikoresha umwaka utaha nk'iki gihe? Kuki se mu gice cya 12 aha mu Kuva yabwiye Mose ngo ukwezi kubabera imfura mu mezi, uyu mwaka uzabera uwa mbere mu myaka? Kuki yahinduye karandiri uwo mwanya se y'Abanyegiputa? Niyo mpamvu muzabona amezi ari ahangaha y'Abisiraheli ari ukwayo, buri gihe burya abanywa intervalle ya 3 mois. Nabyumvise zira za Eluli, za Kislevu, za Nisani, za Abibu, za Adari, ari amezi yose ashyiramo intervalle y'amezi nk'atatu cyangwa 2 n'igice gutyo cyangwa 3 arenga hagati ye yacu tubarisha. Ibyo rero no kuvuga iki? Uwiteka yahinduye karandiriye yaho bari bari abakorera yabo. Imanishimwe havuga ngo ukwezi mvuganye nawe kubabera ukwa mbere mu mezi, kubabera imfura. Uyu munsi mvuganyeho nawe ukubere bonani. Noneho rero uhereho ufatireho nkwereke ibintu mbarira. Genda wicare utuze gakeye, maze ku munsi wa 10 w'ukwezi, urumva ahereye kuwe kuri ubuvuganiyeho, ku munsi wa 10 w'ukwezi uzabwira umwisirayeli wese ajye mu mukumbi atoranye intama cyangwa ihene itaramara umwaka itagira inenge. Yego ubwo umunsi wo kutoranya mufise ngo ni kangahera? Ku 10 z'ukwezi kwa mbere nyine. Hanyuma muzawurobanure gusa muwurindiriza umunsi wa 14. Ntabwo umunsi wo kuwutoranya ari wo munsi wo kuwusogota wo kuwica. No. Byagomba gutandukana. Ibyo byose Imana yabikoraga kugira ngo bibibanga hagati yabo n'Imana gusa, nta Munyegiputa ubimenye. Imana ishimwe. Hanyuma ku munsi wa 14 nijoro binjiye muri 15 z'ukwezi nibwo bagiye. Niyo mpamvu 15 ari tariki ikomeye z'ukwezi kwa mbere mu mateka y'Abisiraheli. Ariko umugabo witwa Yeroboamu amaze kubagusha, yego amaze kugusha imiryango ingahe? 10 ahita Samariya ngo arabihindura ya 15 arayishyira ku kwezi kwa 8. Unyumvire ngo akora ibintu bimeze nk'ibya mbere, yigana bimeze ibisa nabyo, bisa n'iby'Abalewi. Ariko 15 yari tariki ikaze cyane, ikomeye cyane mu mateka y'Abisiraheli. Barahaguruka barataha mu izina ry'Uwiteka. Soza umuntu yakwibaza ngo iri jambo rivuze ngo nsigaje icyago kimwe ngiye guteza Farawo. Ntimwumva ko rishatse kuvuga ko bimeze nk'aho ibyago Uwiteka yamuteje yarabizi umubare wabyo, azina buri efe, niba nahita sogondere, niba yarazi, donc Uwiteka yarazi umubare w'ibyago azateza Farawo, kandi azi buri cyago aho kizasiga kimugejeje. Murabyumva? Ni nk'uko twubatse uburezi tukubaka yuko amashuri atarabanza, umwana agomba avuye muri primaire akajya muri secondaire agakora trocome, akagenda akiga section mu mwaka wa 4, akomeza yavaho ngaha Imana itakabarangije agafata kaminuza. Uwiteka yaraze ngo buri cyago nzakubita Farawo ntikizajya kimwemeza, ariko kugeza kimusiga ashegeshwe. Kugeraho ku cyago Imana ubwayo yitiye ngo ni icyakangahe? Ni icyanyuma, kandi kuko cyabaye icyanyuma. Amen. Nshuti ya Kristo, Uwiteka azi icyo asigaje gukora ngo Farawo wawe arekure ayamanike. Naho nsoreje, Uwiteka azi ikintu asigaje gukora, Farawo wawe akagira ate? Akayamanika. Amen. Icyo mbibutsa nuko Uwiteka nawe azi kubibarira mu myaka, mu mpera z'ushize
no kwinjira mu mushya. Nawe afite icyabara rero, genda ugitegereze, uzambwira, uzampa ubuhamya, nkwifurije kuzabona Imana bundi bushya. Imana izakwiyerekeye bundi bushya, Imana izagaragara iwawe, uragira uti ndi muto, sinzi no gusenga, ariko Imana izakwiyereka ukuri ku rwego rwawe, Imana izigaragaze. Nukuri mbikwatuyeho mpagaze ahantu umushumba n'umukozi w'Imana, Imana ikwiyereke, umwaka utangiye ukubonekeremo ineza y'Imana. Birashoboka yuko ubu buhamya Imana izangirira ubuntu nkabwumva, nkabumenya. Amen. Twibukiranye ko ndimo mvuga gutya, iri jambo ryahita rirema ikintu, kuko ibintu Imana isubirisha si ngombwa ngo byose bibe byari muri stock bihari. No, hari n'ibyirema. Si ngombwa ngo dusubirishe mu byo ikoze mu bintu bibitse aha, ibikoze mu bubiko, ahubwo hari n'ibyo bisaba kujya gute kurema. Niyo mpamvu yakoresheje ijambo ryo muri Yesaya 48 aho yavuze ngo ndarema ikintu gishya. Ni ikintu gishya ndemye kandi kiremwe nonaha. Rero n'Imana ibasha kurema ikintu gishya gutabara. Umwanzi wawe wavuga ngo Imana yawe iri hehe, ayibone. Mwaka mushyashya wa 2024 mu izina rya Yesu. Imana bagiriye neza. Dusenge Imana, duhaguruke dusenge Imana, tuyinginge, tubibwire ngo Mana, ndashaka kwinjira mu mwaka mushya, nanjye ndi mushya mu by'umwuka, mfite ubugingo bushya bushobora kwakira ibyo uvuze, bushobora kwakira ibyo wanyibwiragaho, bushobora kwakira ibyo wansezeranije. Ndi mu bugingo bushya bushobora kwakira ibyo wambwiyeho, wamvuzeho ubwira abantu. Ni Imana ivuga ikanasohoza. Mana yacu ishobora byose, mu izina rya Kristo Yesu ndagushimiye aho uyu munsi ugeze, aho uyu mwaka ugeze, minsi igera kuri 4 isigaye ngo turangize uyu mwaka. Mana ndabigushimiye, ndagushimiye. Waduhaye kurama, turabigushimiye. Buri wese ku myaka wamuhaye kubaho, turayigushimiye. Ibiri imbere yo turabiguhaye, dushingiye ku ijambo ryawe utuganirije, ijambo wadutumyeho. Turasenze ngo uyu mwaka ugiye kuboneka utuzire neza mu izina rya Yesu. Dufite ubugingo bushya bunesha ibyaha, bunesha isi, bunesha Satani, kandi ubugingo bubasha kwakira amasezerano y'Imana. Ko twumvise yuko uko umwaka urangiye nawe ufite uko utegura ukurikiyeho, kandi ubwo abantu bategura mu myaka 5, 10, 20, 50 abakabije gutegura iterambere rirambye, ariko wowe no muri 400 uteguramo ikintu kandi ukakivuga. Haleluya. Urakoze rero ko umugisha ubwoko bwawe bari bateze amatwi ijambo ryawe, ubagiriye neza, kuko kwawe kwiza kubana nabo, kandi usohoresha umwete ibyo ucishije mu kanwa kanjye, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.